twakomeje. Padi, urakoze cyane. Ubu ngiye gutya ibibazo ndi kukubaza mpagarariye abanyantege nke benshi cyane n'injiji mu nzego zitandukanye. Yego. Hari ikindi kibazo kimwe ikindi nacyo njya nibaza kubera iki mu mateka y'ukwemera cyangwa y'ugucungurwa kwa muntu usanga abantu bakoze ibyaha bikaze mu buzima Imana ari we yagiye yifashisha ikabaha ndetse n'amapromosiyo ku rwego rwo hejuru. Nk'urugero hari indaya yitwa Mariya Madarena, muri no minsi bavuga amakangu, ari makangu yitwa Mariya Madarena. Ubu ngubu i Kigali babita makangu. Iyo makangu yitwa Mariya Madarena ubu ngubu iri mu ijuru, ari mu ijuru kandi ngo yari indaya ikomeye cyane. Ubwo ndagukubwira yenda nka batatu batandukanye. Paro mutagatifu yari Sahuri, yarisha abantu nawe yarakoze ibyaha byinshi cyane. Dawidi naho hari aho bavuga ngo yakundaga abagore cyane, ngo akagenda ngo akarongora n'abagore b'abandi, none akanabi n'uwo yishe. Noneho ubwo ndibaza ntiwasanga iyo umuntu agaragaje ko afite imbaraga hano ku isi zo gukora ibi, hari icyo ushoboye, urumva no kubasha kwica abantu cyangwa no kwigarurira abantu biba bigaragaza, hari imbaraga biba bigaragaza ko wifitemo n'ubushobozi. Si wasanga ahubwo twese twakabaye tugira mwene iyo myitwarire kugira ngo Imana izabone ko hari icyo dushoboye, noneho izindi nshingano. Hanyuma rwose ihereye kuri icyo bushoboye hanyuma ibashinga inshingano. Reka tubirebe mu buryo bwagutse. Wibuke yuko twebwe wenda ashingiye ku byo twebwe abemera abakirisitu gatolika twemera Imana y'inyampuhwe. Niyo mpamvu no mu isengesho Yezu yatwigishije yatubwiye ngo tujya kuyambaza, tujye tuvuga ngo data wa twese, dawe. Tuyizera rero nk'umubyeyi, reka rero duhera aho ngaho, reka nkwereke nyine ubivuze gutyo wajya uvuga uti ariko yikundira abanyamafuti n'ibihana poromosiyo. Reka turebe, tuvuge wenda nturabyara, ufite abana bane, noneho umunsi umwe akava ku ishuri yarwaye reka turebe wenda arwaye nka tifoyide cyangwa malariya. Ugira gutyo ugatangira akanyama keza uwo mwana, bateka agasupu k'umufa uwo mwana, reka tubirebera aho ngaho, akagati keza uwo mwana, reka tubihagarikira aho ngaho. Ubwo biba bivuze ko uwo mubyeyi aba akunda uwo mwana kurusha abavandimwe bane basigaye? Oya, ariko uwo mwana ari mu bihe akeneye kwitabwaho. Ariko ntabwo ari uko uwo mubyeyi yicaye ngo avuge ati dore umwana n'uyu nguyu naho biriya bine n'ibihararumbu. Oya, arabakunda, ariko kuko uwo mwana afite amateka arimo akeneye kwitabwaho, amwitaho ku buryo bwihariye. N'Imana rero ngiye impamvu yita ku banyabyaha. Ngiye impamvu ya mbere yita ku banyabyaha, ntabwo ari uko ibakunda kuturusha. Ngiye impamvu ya mbere yita ku banyabyaha. Indi ngingo ya kabiri, akenshi iyo tuvuze abanyabyaha dutekereza abandi, ngewe nikuyemo. Nituvuga ngo Imana yita ku banyabyaha, buri wese ajye yibuka yuko muri abo banyabyaha nawe arimo. Bishatse kuvuga ngo mubo yitaho ku buryo busesuye, usibye uwambwira ati ngende umutagatifu, ariko abenshi ngewe ntabwo nakwishyira mu gice cy'abatagatifu. Abenshi yitaho bidasanzwe b'abanyabyaha, buri wese ajye yibuka yuko anarimo. Akenshi iyo tuvuze abanyabyaha twumva ari abandi bo hirya iyo ngiyo hakurya y'undi. Oya, natwe turimo, nanjye ndimo. Imana rero yita ku nibyo Yezu yabwiraga abantu ati none se iyo umuntu nyine umurwayi niwe ukeneye muganga, kandi niba rero Imana ari umuganga w'ubuzima bwacu, nta gitangaje yuko yakwita ku banyantege nke. Icyo rero uvuzeho ubwo ukavuga uti ku cyabo ba Sawuli, abo ba Dawidi bagize uruhare rukomeye mu murongo wo gucungwa, kandi bari abantu b'ina ba Mariya Magadalena. Ahubwo aho ngaho niho hagaragarira nyine imbaraga z'Imana, kuko wa muntu wa mwana nawe niyo mpamvu uriya nk'ababyeyi hari uburyo bashobora kumutera, sinzi imiti babatera ngo akabyara atababaye. Ariko njya mbona ababyeyi bavuga batoya
ndashaka kumva ubwo bubabare, kuko ubwo bubabare buzatuma numva agaciro umwana wanjye afite. Ntabwo ari kimwe kuba naramubabariye, narababaye kubera we, no kuba ntarababaye. Hari igihe rero n'umuntu nawe iyo ashoboye kumva uburyo yari umunyabyaha, yari umuntu mubi, ariko Imana ikamwitaho muri icyo gihe, akanguka agashyiramo imbaraga zikubye kabiri zo wa wundi utabyumva ashyiramo. Ni ukuvuga rero ngo abo ba Pawulo, aba Mariya Madarena, abo ba Dawidi nabo aho baje kuvumbura bakavuga bati urabona ukuntu Uhoraho yanyihanganiye, Dawudi akareba akati reba biriya bifuti byanjye, ntwara umugore wa Uriya, reba muri biriya bifuti byose, nyamara disi Uhoraho urabona ukuntu yanyihanganiye. Akagira icyo akavuga ati nanjye Uhoraho sinzamuvaho pe, nzamukomeraho. Cyangwa se Pawulo mutagatifu akareba. Ni ukuvuga rero ngo uwo ni umusaruro w'imbabazi z'Imana. Uwo ni umusaruro w'imbabazi z'Imana. Nayo mpamvu na wa mwana nawe uzarebe umuntu wakugiriye neza cyangwa se wakubaye hafi mu bihe bikomeye, umuhoza ku mutima cyane kurusha abantu mwahuriye mu buzima busanzwe musangira kabyeri, mu buzima busanzwe muryoshye. Ariko wa muntu wakubaye hafi igihe ibintu byari bikomeye, ibintu byari bimeze nabi, uwo muntu umuhoza ku mutima. Niyo mpamvu rero naho ngaho nakubwira nti nta gitangaje kirimo. Abo bantu nyine barebye ubuntu bagiriwe bituma bagira ibakwe mu murimo w'Imana no kuyigendera no kuyibanira kurusha abandi, kuko umutima wabo wabibutsaga ibyiza byose bagiriwe. Uwagiriwe byinshi iyo ari umuntu atari umuntu w'intashima, uwagiriwe byinshi akenshi n'ishimo rye rikunze kuba riri hejuru. Ngiye impamvu ba Pawulo na ba Dawudi bagize uruhare rukomeye mu nzira y'Imana, kandi mbere bari abantu b'abanyabyaha badashobotse. Padi urakoze. None se ubwo umuntu yabiharanira sinzi, umuntu yaharanira nko kumera nka Pawulo kugira nawe yazagere ku, cyangwa Mariya Madarena kugira nawe uzagororerwe nyine nk'umwanya afite mu ijuru? Icyo kiroroshye. Ntabwo yabiharanira kuko niko ameze. Ntabwo ari we wabyihaye. Oya, ntabwo umuntu yaharanira kumera nka Pawulo na Mariya Madarena, kuko abantu benshi tumeze nkabo. Ahubwo ikibazo nuko tutabizi. Kuko uvuze ngo ubwo umuntu yaharanira kumera nka Pawulo Madarena, ni ukuvuga ko uwo muntu ni akantu k'agatama k'agatagatifu kibereye aho. Ese kamera nka Mariya Madarena cyangwa kamera nka Pawulo? Oya, no. Abantu benshi tumeze nka Pawulo na Mariya Madarena. Ntabwo rero ngombwa ko twirwa tubiharanira, niko tumeze. Ikibazo nuko tutabizi cyangwa tutabyemera, ariko niko tumeze. Ntabwo ngo turaza guharanira ngo kuba abanyamafuti ngo nka Pawulo, ngo tuba abanyamafuti ngo nka Mariya Madarena, ngo tuba abanyamafuti ngo nka Dawidi. Ntabwo tugomba kubiharanira, niko turi. Ntabwo ari ikintu dushobora kuba cyo, niko turi. Ikibazo nuko tutabizi, tutabyibuka, ntabwo tubyemera kenshi. Ubwo ni ukuvuga ko za Mariya Madarena n'ubundi muri iki gihe zirahari, na ba Sahuri barahari. Oya, baruzuye, kandi reka twe kujya kure. Baruzuye, bari hagati yacu, twebwe batatu turimo dukora iki kiganiro, ngewe nawe n'urimo afata amashusho. Hano harimo Sahuri, harimo Mariya Madarena, harimo na Dawidi. Ikibazo nuko biratugora kubyemera. Ntabwo tujya twemera. Muntu ateye ku buryo ntabwo yakeneye, nk'imwe twavugaga by'ubumenyi. Muntu yifitemo application imubwira yuko niwe muntu w'umunyabwenge wa mbere wabayeho kuva isi yaremwa, niwe muntu mwiza wabayeho kuva isi yaremwa, niwe muntu w'umunyamico myiza kuva isi yaremwa, kandi ntabwo ari byo. Turi abanyantege nkeya. Humura rero, ntabwo ari ngombwa yuko twirwa twivuna duharanira kumera nka Pawulo na turibo. Donc hagati yacu ko turi batatu, njyewe nawe n'urimo afata amashusho. Hano harimo Sahuri, harimo Mariya Madarena, harimo Dawudi n'abandi bose. Ikibazo ntutangira ushakisha ngo umwe n'uyu n'uyu, ariko ni ukuvuga turi abanyantege nke kimwe nabo. Padre urakoze cyane.